Gira ngo welcome kuri Patabi TV ni ya YouTube channel yanyu igiye kujya icaho ibiganiro byose mukunda kandi muzakunda. Babwira ngo kandi mu dukeneye numero ni za zindi izo ngizo mubona zanditse kuri screen yanyu ya telefone cyangwa se ya televiziyo cyangwa ya mudasobwa bitewe naho uturebeye. Yes, nge nimesha y'u Rwanda hane kuri Patabi TV. Uyu munsi hano tubafitiye umutumirwa wacu, reka nawe atwibwire bundi twikomeze kwinjire muri topic yacu uyu munsi. Welcome. Nakoze. Ya amazina yanjye nitwa Pasteur Kanyabuganza Jean Leonard. Pasteur Kanyabuganza Jean Leonard, ubusanzwe uri muntu ki? Ubusanzwe ndi umugabo ushima Imana, ndi umurokore ndakijijwe. Yego. Ya nkaba mpagarariye umuryango witwa Clairvoyance Christian Ministry. Urakoze cyane. Ndagira ngo twere gutindira abantu bacu, ahubwo twinjire mu topic yacu uyu munsi. Ni kubera iki urubyiruko cyangwa se undi muntu wari wese, ndaguha n'urugero, ndaguha ingero nk'eshatu ku kijyanye n'umuziki. Ubundi umuziki ni ikintu gifite imbaraga. Ntago ndi umuntu ukunda kumva ibintu bisakuza cyane, ariko hari igihe abantu bacuranga ibintu biri gusakuza bakabicuranga cyane nka Shiduka byantwaye. Ntago najyaho ngo mbeshye nka Shiduka wa muziki wantwaye, ariko mu buzima busanzwe sinkunda ibintu bisakuza. Cyangwa se abantu bakayicuraga ejo nkazashiduka ndi kuririmba ya ndirimbo bacuranze cyane kubera ko babicuranze bimbangamiye, ariko nyine umuziki ufite ukuntu nawo ubata abantu. Ariko ni kubera iki kuri uyu munsi wa none dufite itandukaniro n'umuziki wa kera, ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo karahanyuze n'indirimbo z'ibihe byose, Impara n'indirimbo z'ibihe byose, ariko Bruce Melody kuki atakora indirimbo y'ibihe byose, G-Tough kuki atakora indirimbo y'ibihe byose. Uyu munsi wa none hari indirimbo ziri kuvugwaho cyane zivuga ngo ni akinyuma, ngo ni aragitosa, n'izindi nzagukubita ikinyafu n'izindi. Izo ndirimbo urumva iyo abantu bazisesengura, iyo tuzumva twumva ari indirimbo nyine, ariko iyo abantu bazisesengura wumva ya ndirimbo atari indirimbo, ahubwo ari ubundi butumwa iri gutambutsa, kandi ukumva muri make ntago ari ubutumwa bwiza. Rero aho ngaho ushatse kuvuga buri generation kugira ngo igisubizo cyawe ikibazo cyawe numve kugisubiza, ndagisubiza nkoresheje ijambo generation ni ukuvuga ngo cyangwa mu Kinyarwanda wakita ikiragano. Buri kiragano kigenda kigira ibyacyo. Uyu ufata wenda ndaguha nk'urugero, benshi nk'amasaha wigeze gucuranga ngo abubu. King James nawe aje acuranga abubu. Ni ukuvuga rero baravuga ngo nta ngoma itagira abubu. Nta ngoma itagira abubu. Akenshi iryo jambo abubu rikunze gukoreshwa n'abantu bakuze barimo kunenga abantu bakibyiruka. Niba ngo mu gihe cyaba Masabo nabo bari bafite abubu. Abo bubu akanda abicyo gihe nabo bari barimo baranengwa. Nabo banenga ahubwo iby'abasaza, iby'abantu bakuze. Abato baranenga iby'abasaza n'abasaza bakanenga iby'abato. Kuko buri wese avuga ngo ngendongera amaka ngaka kajyanye n'ibyacu. Kandi gukosora bijyana no kunenga. Yego. Abandi nabo bagahita bavuga ngo ibi ngibi nabo bitwa ko badukosoye ni nabyo birandagaye ugereranyije n'ibyacu. Yego. Rero ni ukuvuga ngo kubw'icyo ngicyo uyu munsi abitwaga wenda ku gihe cyaba Masabo n'izo Mpara, uyu munsi nabo bitwa ko bashaje, barimo baranenga nanone by'abubu ngubu b'iki gihe. Iki gihe nk'uyu munsi wenda tukunze gukoresha generation amwe mwanafunza akunze kuvuga, uyu generation Alpha, Gen Z. Ubwo rero ni ukuvuga ngo za Gen Z uyu munsi zirashyushye. Ni nkatwe nkanjye mbireba mbona ni imishyuhira. Gen Z ni imishyuhira. Gen Z ni imishyuhira. Mbabare ntabwo ari uko batuka. Wenda mbivuze mu mvugo nziza ni ba marasa ashyushye. Yego. Umuvuduko bafite ntabwo twabasha kugeraho. Haba no mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga. Ntabwo twabasha kubigeraho twebwe. Yego. Kuko twebwe akenshi ikintu cyinshi dushobora no nk'ikaramu yaratubasa. Yego. Kugira ngo ikintu mbasha kugira no kuntumira muri iki kiganiro. N'ubu ngubu ntabwo numva ndi comfortable kuko ibyo nshaka kuvuga numva hari igihe bidashobora kugera ku nyota yawe. Yego.
ariko iyo uza wenda kuba waneguje ukavuga ngo banza wandike turi buganire kuri no topic, nari kubanza nkafata agapapuro nkabanza nkandika hasi kugira ngo ntaza kubasha kuba najya kure cyane, tuzakorana iminsi myinshi. Rero ni ukuvuga ngo kuri twebwe akenshi dukoresha ubwenge bwacu, ariko ku bantu wenda mfashe ku bantu bo mu iki kinyejana, yego, abenshi ntabwo bakoresha ubwenge bwabo cyane, ahubwo bakoresha ubwenge bw'ikoranabuhanga. ese ubwo bwenge bw'ikoranabuhanga rikorwa n'abantu bakora gakeya, ahasigaye ikoranabuhanga rigakora byinshi ku byo bateguye. Igihe kuri twebwe dukora byinshi, ikoranabuhanga rikadufasha ku kantu gato katuyobeye. Ndakuha nk'urugero, nshobora nko kuba nashaka kwandika igifaransa, nkandika narangiza nkajya wenda ijambo ryananira akaba njya kureba muri dictionnaire, kugira ngo naryo nongere ndikosore, naryo kandi ukajya kurireba muri dictionnaire, njye najya kurireba kuri Google. Kuko kuri Google ntabwo ushaka kumbangukira, kuko dictionnaire niyo nitorejemo cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo fata ikiragano cyacu uhita ugishyira no ku cyari iki gihe bakiri abasore, biragoye. Hari byinshi byacu byiza twumva tutarekura, abandi babona ari iby'ubusaza. Ab'iki gihe nabo hari byinshi bihita birukanyiramo, twe tubona kuko ari ubuswa, ari ugutinya kuvunika. Yego. Rero noneho duhita twinjira mu ndirimbo. Wahereye kuri karahanyuze, impamvu ari iz'ibihe byose. Reka turebe inspiration zari zifite. Abantu benshi inspiration, ndagira ngo hari amagambo twafashe tuyagira ikinyarwanda, impumeko yazo, aho bayikuraga. Ni ukuvuga impumeko yazo akenshi bakundaga kuyikura mu bisigo bya kera, byaba ibisigo by'urukundo, yaba imivugo ya kera, nayo akenshi benshi babaga barabyize muri za segonderi no muri za kaminuza. Abenshi uzasanga baririmbye, nta muntu n'umwe uzasanga batararangije segonderi, ni 1%. Akenshi rero babikuraga muri ibyo bisigo bya kera bifite isubirajwi n'isubirajambo. Ushobora kumbwira ko Rujindiri yarize kaminuza? Oya, ni ukuvuga ni ibisigo Rujindiri ibyo yaririmbye nawe sibye, ahubwo yafashe ibisigo by'abami, ibisigo bya rubanda, ibiki abishyira mu nanga, kuko bagiraga icyo bita ishuri bigagamo ryo gufata mu mutwe. Umuntu icyo afite akagitoza umwana we kugira ngo nawe azabashe kugihahisha. Nimba ari no gucuranga, wasangaga gucuranga inanga bituruka hirya, afata nka Sofia Nzayisenga. Buriya kera niga mu mwaka wa 4, numvaga arimo gucurangana na se inanga mu gitaramo. Abaririmba nk'indirimo nkumva rero umviriza inka tanaziya n'ibindi, sibyo? Rero wajya kumva nka gutyo, nawe ise yarapfuye arabisigarana. Uyu munsi nawe ni umurejande mu gucuranga inanga. Indirimbo zimwe uzasanga zimwe baziri nk'abakarira Viateur n'abandi, akenshi ufashe nka Nyirabisabo ni indirimbo yari iriho, yari rusange, ariko hari abagiye bazicuranga, bamwe bakazicuranga mu bundi buryo, abandi bakazicuranga mu bindi. Ndagira ngo mwumvishe aho impumeko yabo yaturukaga kenshi. Noneho nyuma yaho, aho tugeze muri modernisation, ubwo tuvuze muri modernisation, naho abantu benshi bari bamaze kumenya gucuranga gitari, yari amaze kuzamwa abahanga. Abenshi babashije kubana muri za kaminuza, tuvuga ngo ni ibigezweho byinshi, cyane nk'Ibutare. Ufashe nka ba Masabo, babigira nka nabo, ba Rutibe Bizimana, benshi bahuriye muri kaminuza, batangira gukora za orchestre zitandukanye, n'imara nazo zitangira kuzamuka gutyo. Nabo abenshi noneho impumeko yabo yavuye muri bya bindi by'ubuvanganzo nyarwanda, biragenda ahubwo bihita bifata noneho muri civilisation ya Kongo, bagendera muri rumba. Uzasanga injyana nyinshi zijyanye muri rumba, izindi zijyanye mu ndirimbo z'Abafaransa. Injyana z'imara ku bantu bakunda kuzumva bumvamo akantu ka rumba. Uzumvamo sirowe française, zino za Banana Musukuri z'abandi, wumve hari ubwo bakopeye injyana yayo,
wumva bahise bayishyira mu kinyarwanda, bahimba iby'ikinyarwanda bagenderamo ba Dama Salvatore, ba François, izi ndirimbo nyinshi ukumva hari uburyo bahise bakopera nk'iyo melody, ukumva ariko baragiye gutya, ukumva niyo mumeko bafite ibyo twita inspiration. Yego Rero kugira ngo umuntu abasirimutse ukumva hise yigana injyana y'ahangaha akaba ari yazamuka no mu gifaransa babaga baranakize, usumva indirimbo zabo z'igifaransa n'indirimbo ziryoshye cyane. ahubwo cya gifaransa bakigaga he. Ufashe nka Karemera Rodrigue, icyo indirimbo zafite zo mu Kilatini, afite zo mu Cyongereza, afite izindi zo mu Gifaransa. Zirandimi bazigaga mu Rwanda. Barazigaga, babaga ari abahanga. Rega no gutsinda watsindaga uri umuhanga. Tekeza imba ku kigo mwize muzamutse muri abanyeshuri wenda 30 mu ishuri cyangwa 40. Hatsindagamo umwe cyangwa babiri cyangwa hakaburamo n'umwe. No kujya kwiga ro mwahuriraga ku ishuri, amashuri yari make mu gihugu si nk'uyu munsi. Yari make. Uhazasanga wenda ngo nko mu ntara y'Iburasirazuba icyo twitaga prefecture Kibungo. Usasanga amashuri yari ahari yari make, hari wenda iryigishaga indimi, habaga ishuri ryigisha indimi hano muri Rukara. Hakaboneka iry'ubwarimu izaza tumva ni iry'ubukungu hani Rwamagana hari ya Saint Aloys. Ngaho mbwira nta yandi mashuri wabaga wabona. Nayo ngaho yari ahari gusa muri prefecture Kibungo yose. Ubwo rombwira gufata noneho ufasha abantu bari batuye mu mirenge yageraga mu turere muri commune zigera muri 11. Abana bose batsinze kugira ngo utoranyemo abana 36 muri buri shuri. Muri ayo mashuri abana 36 wisukuba kabiri wisukuba gatatu na abana 109 bagomba kujya muri secondaire aho ngaho. Ubutitayeho kuri politike y'iringaniza politike y'ubuyobozi yari iriho cyo gihe. Yego Urumva abo bana bageragayo rero babaga ari abahanga. Kandi nabo uko babaga batangiye siko barangizaga. Yego no itekerezo ro kuzagenda akarinda agera muri kaminuza. Ubwumve ururimi yabaga azi Igifaransa yabaga azi kuntu yabaga ari umuhanga koko. Abo twakwita abaduwe cyangwa abantu b'abahanga bwikuba inshuro nyinshi. Naho uyu munsi amashuri turafite menshi cyane. Sibyo? Yego Rero ubwo ni kundirimbo